akanga kwanura byose nzazana kwikurira pe undi se amaze iki muri abo nta kintu amaze no kwiruka sinda gusa inzoga gusa nta kindi ejo nzamesa nabwo kimugiye kubibika mbikora mvunika sha papa nawe muje kumurambira ari kubona byose nzaza mbikora we yibera mu nzoga ariko umunsi ndanigaho n'injoro pe ubwo byava ntabwo byavamo kumana yanjye yaje mbikora ugana kuri za boro za Maria mutungo ye chaprish amai nganono ya mutungo ye dore mutungo ye ariko abandi bafite amazu amaki etage ariko do mutungo ye ni ngiyi gusa inagacupa gusa akaniko yigira gusa ko gatungo ke ko nta kibazo kare uriyangwa se yari ikibazo mba nifitiye kuko komeza yawe namubwira iki kingi kinono hoda mbage Nyaje abantu baza hano. Wabwire ko ntahe natigeze ngira. Habaye iki ngira, habaye iki papa, habaye iki? Byabaye se imba. Wowe wabwire ko natigeze ngira hano maze n'icyumwe n'abahana. Ndababeshya kaduha. Umva se. Mbabare ibintu birakomeye none ntabwo ari bya bindi by'imikino. Umva. Umva be. Ndabandeba basanga bakubise umuntu cyangwa sawa. Wamwereye cyangwa wamwereye inzoga. Sinzi byawe. Sejye umuntu aba yakomaje. N'abagabo mwibeshye. Hano n'akabari gahari. Papa ari. Ugize ngo Aye papa. Uwe ngone. Papa bwe. Nidusubiremo. Papa bwenge. Papa oya. Umera ko mera. Ari. Oh shit.
umva rero mbabwire papa wanjye nawe uhari amaze igihe kinini ataba hano umva icyumweru cyose ntabwo yabaga hano njyewe wabaga hano nyenyine njyewe musanze nimereye neza rwose nagiye Dubai ntabwo umeruka kumubona ko nyumva neza umva rero mwitonde rero ubwo mushobora kuba mwasinze murakakubita uno muntu ubundi mukaba mwamukumbuye undi sinzi